Mwiriwe mwese, ndashimira Imana cyane kuba mbasha kubasangiza ubuhamya bwanjye ku bw'ubuntu bwayo. Ubundi navukiye mu gihugu cya Korea, ubwo nari mfite imyaka 13, nimukiye mu mujyi wa Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo nari nkiri muto, nari umuntu wajya guteza ibibazo byinshi, narwazaga ababyeyi banjye umutwe. Nagerageje gukora ibintu byinshi cyane kugira ngo numve nyuzwe mu mutima wanjye, ariko sinashoboye kubona kunyurwa mu mutima wanjye. Nyuma yaho naje kwishora mu biyobyabwenge, icyo gihe rero naje kubatwa n'ibiyobyabwenge, nuko binanira no kubireka. Ubuzima bwanjye rero bwabaye mu kababaro kenshi cyane. Mu buzima bwanjye numvise harimo ubusa. Igihe kimwe rwose nashatse kwitahira, nagerageje no kwiyahura, mu gihe nta byiringiro nari mfite mu buzima bwanjye. Binyuze muri mama naje guhura n'umuryango witwa IYF International Youth Fellowship. Binyuze mu muryango wacu wa IYF, urubyiruko rwinshi cyane rwarahindutse. Habaga harimo gahunda nyinshi cyane muri umuryango wa IYF. Imwe muri gahunda ikomeye cyane muri izo gahunda za IYF ni gahunda yitwa Good News Call, akaba ari gahunda y'abakorerabushake boherezwa hanze mahanga. Mu 2008 nagiye kuba nk'umukorerabushake ku mugabane wa Afurika mu gihugu cyitwa Liberia. Ubwo najyaga muri Afurika aho ngaho, nawe icyo gihugu cyari igihugu cyabaga mu bukene, kandi icyo gihe hariho intambara yamaze imyaka 15 mu gihugu cya Liberia. Intambara yarangiye mu mwaka wa 2003. Nje ubwo najyaga hari mu 2008, harashize imyaka 5 gusa iyo ntambara irangiye. Mu gihe cy'intambara abantu benshi cyane barapfuye. Rero ibikorwa remezo, ibikorwa by'amazi ndetse n'ibindi byose byari byarasenyutse. Buri gitondo cyose na nimugoroba twari tujya kuva mu mazi kwiriba tukaba dukoresha. Kujya kuvuga ubutumwa mu gitondo na nimugoroba byabaga ari bigoye cyane. Habaga hari udusimba twinshi ngiyo. Icyumweru kimwe gusa n'amazi natangiye kwibaza ndetse no gutaha ahantu nk'ahangana hamara umwaka wose. Binyuze muri gahunda nyinshi cyane nabayeho nkora aho ngaho muri icyo gihugu, natangiye gukora ibintu rwose ntashakaga gukora. Nta nubwo nabashaka gukora ibintu numvaga nifuza. Ndavuga nti igihe cyose mbaho ubuzima atari ku bwanjye ahubwo mbaho ku bw'abandi, ni koko birasa nkaho bigoye cyane binkomereye, ariko mu buzima bwanjye byari ibintu bimpa amahoro cyane kandi bimpa umunezero mwinshi cyane. Umwaka wose ntamaze nk'umukorerabushake numvaga nishimye cyane mu mutima wanjye. Ijoro rimwe mu gihe twari twiteguye kujya kuryama, kubera ko habaga imibu myinshi cyane aho ngaho, kubera ko tutashaka kurumwa n'imibu, twajya twashyira inzitiramubu ntoya twari zo turyamamo. Icyo gihe rero twahise tumanika inzitiramubu vuba muri uwo mugoroba, nuko twinjiramo twiteguye kuryama. Ntekereza ko byari bigeze nko mu masaa 10 mu rukerera. Ubwo nari nsinziriye cyane. Mu buryo butunguranye nagiye numva uburibwe bukomeye cyane ku gatsinsino kanjye. Iki naravugije n'uruni, ouch, mpita nkanguka. Hari mu mwijima, nta kintu nashoboraga kuba nabona. Ngiye kubona mbona ukuguru kwanjye kwasohotse hanze yanzitiramubu.
nashatse kongera gusinzira nuko ngarura ukuguru kwanjye mo imbere mu nzitiramubu niteguye gusinzira. Ariko ukuguru kwanjye kwatangiye kundya cyane, byatumye mbura ibitotsi. Ndibaza nese kuki ukuguru kuri kundya cyane. Muri iyi minsi rwose ndi kubasha gusinzira neza. Ahari wenda mu gihe nasinziriye nshobora kuba nahindukije ukuguru kwanjye nkagukubita ku gikuta, ahari nicyo cyatumye mbura ibitotsi. Ese kuki ndi kubabara cyane? Ubushize ndibuka ko narumwe n'urutozi. Nshobora kuba hari mu gihe nishimaga narikomerekeje nkaza kugiramo infection, akaba ariyo mpamvu ndi kubabara. Nagize ibitekerezo byinshi cyane nk'ibyo ngibyo. Ariko uburibwe bwakomeje kwiyongera buba bwinshi cyane ku kigero cyaho ntashoboraga no kongera kuryama. Buke bwaho nagerageje kubyuka, numva ndi kubabara cyane ku buryo ntabashaga no kuba nagenda. Iki gihe rero nirambitse hasi ngerageza gusinzira. Mu gihe nirambikaga hasi ngerageza kuruhuka ntago norohewe na busa. Ahubwo numvaga ko uburibwe bukomeza kwiyongera cyane, ndetse ntakaza n'imbaraga zanjye zose zo mu mubiri. Mu buryo butunguranye numvise umutima wanjye utangiye kuremererwa cyane. Nisanga ntakibasha no guhumeka noneho. Numvaga nshaka no kuruka. Ndavuga niba nshaka kuruka rero ngomba kujya mu musarani vuba vuba nkaba njya kuruka. Rero byarangoye guhaguruka, ngenda ndi gusindagira nerekeza mu musarani. Nuko ngeze hagati mu nzira nikubita hasi. Rero hari umuyobozi wari ushinzwe kudukurikirana. Nawe yahise akanguka ava mu cyumba cye. Nuko ambona muri koridoro nikubise hasi. Nuko araza aranyegera, abona amaso yanjye amaze kuhindukiza, abona n'ururimi rwanjye narwo rwamaze kwikaragiramo imbere. Nuko agerageza gukora ku mutima wanjye no ku kuboko kwanjye, yumva n'umutima utagikubita. Icyo gihe nari ninyariye, niyitumyeho, nari meze nk'umuntu wapfuye. Icyo gihe rero umuyobozi wari udushinzwe yaratangaye cyane. Ako kanya yahise anshyira mu mugongo we, nuko yiruka ajya hanze. Twagiye hanze nuko dufata taxi. Ako kanya twese tujye mu bitaro byiza cyane byari muri icyo gihugu, byari ibitaro byayoborwaga na Kiliziya Gatolika. Mu gihe twari mu nzira tujya kwa muganga, wa mugabo yakomeje kunkubita mu gituza cyanjye kugira ngo nkanguke. Yakomeje kunkubita, yakomeje kumpamagara mu izina, ati yewe John ugomba gukanguka. Nuko nyuma yaho nza gufungura amaso bingoye cyane, umutima wanjye utangira gukubita buke buke. Nabonye ko ntangiye kugarura ubwenge gake gake. Nta mbaraga nanjye nari mfite, nubwo nashoboraga kuba nanyeganyega. Icyo gihe tugera kwa muganga. Nuko muganga asuzuma umubiri wanjye. Nyuma yaho yaje kutubwira ati, rwose tubafitiye amakuru mabi cyane mwa bantu mwe.
ati warumwe na sikoropiyo yo muri Afurika. Kandi ubumara bw'iyo sikoropiyo muri Afurika bwamaze gukwirakwira mu mubiri wawe wose. Kora ko ubwo bumara bwamaze gukwirakwira no mu mutima wawe, niyo mpamvu umutima wahagaze. Twamaze no gupima umuvuduko w'amaraso. Ubusanzwe umuvuduko w'amaraso usanzwe uri hagati y'120 n'180. Ati rwose wowe umuvuduko w'amaraso wamaze kugabanuka cyane, ugeze kuri 20. Ndetse n'ubushyuhe bw'umubiri wawe bwagabanutse bugera kuri 18, 17, 16, burakomeza kugabanuka cyane. Ati nawe wowe ukiri umwana sikoropiyo ako kanya ubwabo ntabwo bafite icyizere cyo kuri burokoke. Ariko none n'ubu ngubu wamaze gukererwa cyane, byatinze. Ubu rwose ntacyo twakumarira. Bati byaba byiza rwose uvuye hano kwa muganga ukigendera. Byari bigoye cyane kubyemera kugeza ubwo batwirukanye ngo tuve ku bitaro. Icyo gihe umuyobozi wacu ntabwo yari azi icyo yakora. Twagiye kwa muganga no mu bitaro byose twari tuzi muri ako gace, no kuri reception ubwabo ntabwo batwemeraga, ntabwo batwakiraga. Hari ibindi bitaro byari biri kure cyane. Ubwo twabigeraga ibyo bitaro, yanshyize mu mugongo we, kora ko arazi neza ko bari buze kutubuza gutambuka kuri reception. Yavuze ko turi buze gutambuka kuri reception tugakomeza tujya mu bitaro mo imbere. Bahise banshyira ku buriri, nuko atangira gusakuza ati hagira umuntu umufasha. Nuko abaforomo baraza, nyuma yaho n'abadokiteri baraza. Nubwo bambonaga bavuze amagambo ameze kimwe neza nawe wa muganga wa mbere yavuze. Baravuze bati rwose ubu ngubu byatinze, mwakererewe. Kuri ubu ngubu ntacyo twamumarira. Bati nta n'isaha nimwe usigaranye yo kubaho. Byaba byiza mwiteguye urupfu rwe. Ubwo numvaga ayo magambo, bwa mbere mu buzima bwanjye naje gutekereza nti uku niko umuntu apfa. Ibyo nibyo bitekerezo byakomeje kunzamo. Nubwo nashatse gutaha ngo nsubire mu rugo, nashatse gusubira mu rugo ngo njye guhura n'umuryango wanjye, by'umwihariko mbere ko njya muri Liberia. Data yari yansezeyo ampobeye cyane. Yarambwiye ati muhungu wanjye nujyayo uramenya ibyo wingingisera, wite ku buzima bwawe. Ati rwose ujye witonda ntuzakomerekereyo. Nk'umubyeyi yarambwiye ati rwose nzagukumbura cyane. Ndibuka amagambo yambwiye kunkomeza ubwo yampoberaga nsezeraho. Nuko barambwira ati bya byose ugiye gupfa. Nashatse gupfira mu gituza cya data, ntabwo nashoboraga kuba nataha. Kuba rero ku myaka mike nanjye gupfira muri Afurika, iki kintu rwose cyanshinguye umutima cyane. Nubwo umuyobozi wacu yagerageje kuntabara akanyirukansa ku bitaro hirya no hino, ariko nta muntu n'umwe washoboraga kuba yankiza. Nawe rero mu mutima we yatangiye gucika intege, atangira kwiheba. Icyo gihe rero umuyobozi wacu yahise ahamagara mu gihugu cya Korea.
yabonye kontakite nuko ahamagara umuyobozi wacu mukuru wa IYF wa Good News Mission ndetse n'uwa CLF witwa Pastor Oxopak. Yari arimo kurira cyane, yatangira gusobanurira Pastor Park ibyabayeho. Pastor Park ubwo yumvaga amagambo kuri telefone yahise abaza ati se birashoboka ko navugana na John? Nuko arambwira ati Pastor Park ari muri Korea, turi kuvugana, arashaka kuvugisha kuri telefone. Nuko ahita ashyira telefone ku gutwi kwanjye. Iki gihe kuri telefone Pastor Park yambwiye amagambo ati John, numvise ko wari umwe na sikoropiyo muri Afurika kandi ko ubu ngubu ugiye gupfa. Numvise ko ubu ngubu nta muntu n'umwe ushobora kuba yagukiza, nta n'imiti yagukiza kuri ubu ngubu. Naje kubitekerezaho ati nubwo nafata indege aka kanya nkava muri Korea nkajya muri Liberia, igihe gito byantwara byura na amasaha 18. Ati nubwo nagerageza kohereza abadokiteri beza n'imiti myiza, ubu ngubu byamaze gukererwa. Nuko ambwira amagambo ati yewe John, hari uburyo ushobora gukiramo. Niba ushaka kunesha ubwo bumara bwa kwimuri wawe, ukeneye izindi imbaraga nshya. Nuko arambwira ati John, ngende umupasiteri, rero buri munsi wose nsoma Bibiliya. Uyu munsi mu gitondo nasomye amagambo. Nasomye amagambo muri Yesaya igice cya 40 umurongo 31. Aranditswe ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Ati John, ndakwinginze nyumva neza. Ubu ngubu rwose warembejwe n'ubumara bwa sikoropiyo. Abantu bose bari kubwira ko ugiye gupfa. Ati ibiriho biri kukubwira ko ugiye gupfa, nawe ubwawe uri kwibwira ko ugiye gupfa, ariko waba uzi ko Bibiliya ikubwira? Bibiliya irakubwira ko niutegereza Uwiteka uzasubizwamo imbaraga nshya. Yego John, aya magambo ni amagambo y'Imana. Imana ntiyigeze imbeshya habe n'umunsi n'umwe. Igihe cyose Imana yubahirije amasezerano yampaye. John, ubu nta kintu na kimwe ubasha gukora. Ariko John, uramutse ufunguye umutima wawe ukemera amagambo mu mutima wawe, imbaraga z'Imana ziri muri amagambo zizagushoboza kunesha ubumara. Aya magambo yabasha no kunesha urupfu. Aya magambo yanesha ikibazo icyo ari cyo cyose. Ati John, ukeneye kureba Uwiteka Imana ubu aka kanya, ukeneye gutegereza Uwiteka Imana, rero nayo izagusubizamo intege nshya. Mw'abantu mwe, mbere ko mvugana na Pastor Oxopak, icyo gihe nta byiringiro nari mfite by'uko ndi burokoke, kubera ko narebaga gusa kubiriho. Abaganga n'abaforomo bose bambwiye ko ndi bupfe, nuko barigendera. Abantu bose banyitagaho bandebaga nk'umuntu wamaze gupfa. Nashatse gukoresha akabaraga kanyuma nari nsigaranye kugira ngo mbeho, ariko ntako nari mfite. Nta buryo nashoboraga kuba nakiramo.
abantu bose bambwiraga ko ngiye gupfa. Uretse pasapaka niwe wenyine gusa wambwiye ko ndibuze gukira. Ate? Yarambwiye ati niwakira aya magambo ukayizera mu mutima wawe, yaza ko hari ubundi buryo bundi narakokamo. Ntekereza ko ubwo buryo bwose nari kubukoresha, ariko ikibazo ni uko nta buryo bundi nari mfite. Nubwo ayo magambo ntayumvaga, nubwo ayo magambo atahuzaga n'umutima wanjye, ariko amagambo pasapaka yambwiye, ayo magambo yari ubuzima. Ayo magambo nayemeye mu mutima wanjye, niyemeza kwiyizera. Nuko ntangira guhanga amaso Uwiteka Imana. Naravuze ni Nyagasani, waravuze ngo ninguhanga amaso nzabasha kugarurwamo imbaraga nshya. Nizeye ko uzansubizamo imbaraga nshya. Ndakwinginze nyereka ukuboko kwawe. Mu gihe nitegereza Uwiteka Imana nkaba rero niringira, nibwo natangiye gufungura amaso yanjye. Ntabwo nari nzi neza amasaha yaciye ko yanganaga, ariko umuforomo yaje kuntambukaho. Ubwo ntambukaga yaje gutangara cyane. Nuko hari mu ijoro mu gicuku aragenda akangura muganga ati muganga, ese wowe uzi wa murwayi urambaraye hariya? Ati se wa murwayi bwamaze gupfa ubu ngubu? Ati reka da, wa murwayi ahubwo arimo kugarukana ubuzima. Muganga aravuga ngo ibyo uvuga ni ibiki? Reka da, ibyo nta shingiro bifite. Muganga araza aransuzuma, abona umutima uburyo ukubita, abona umuvuduko w'amaraso, areba ubushyuhe bw'umubiri, asanga byose byatangiye kuzamuka, byasubiye ku kigero gisanzwe. Muganga aratangara cyane ati ibintu bibaho, ese ibintu nk'ibi byashoboka bite? Nuko yitegereza wa murwayi wa muforomo. Ese wa muforomo we hari icyo ugeze umukoraho? Ati reka da muganga, ntacyo nigeze umukoraho na kimwe. Bukeye bwaho nabashije gufungura amaso ndareba, nabashije gukanguka. Numvise nasubiranye imbaraga nyinshi cyane. Numvise nakize wese. Muri icyo gihe nari nibagiwe ko ndi no mu bitaro. Ugendeye ku magambo y'Imana, Imana nshubije imbaraga nshya, Imana yongera kunsubizamo ubuzima nanone. Nyuma yaho muganga yaje ansanga, aravuga ati rwose umubiri wawe wamaze gukira neza. Ati ubu rwose ujya no gusezererwa mu bitaro. Atari ikintu kimwe nashese kubwira. Ati nagomba gukora raporo yawe y'uburyo wavuwemo, ariko ko ntacyo twagukoreyeho sinzi icyo nakwandika kuri raporo y'ibitaro. Ndabwira muganga rwose ntugire impungenge, ni kuri raporo y'ibitaro uze kwandikaho Yesaya igice cya 40 umurongo 31. Rwose aya magambo ni mazima kandi yakoreye mu buzima bwanjye. Nyuma yaho hari ikindi kibazo cyavutse. Ikirenge cyanjye ku bugomba mbari hatangiye kubora. Hari ikizinga kirabura cyari gitangiye gukwirakwira ku kirenge hose. Muganga aravuga ati reka dutegerezeho gato. Twategerejeho gato ariko ntabwo harimo gukira. Aravuga ati reka dupfe gushyiraho umuti, nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa se ibyumweru bibiri uza wakize. Igihe cyose mu gihe twajyagayo bashyiraga indi miti mishya,
ndetse bagashyiraho ibipfuko bishya. Nyuma y'ibyumweru 2 nta mpinduka twigeze tubona. Nyuma yaho twaje gusanga ikirenge cyanjye cyari cyatangiye kubora giheremwe imbere. Abaganga baravuga ngo nta kindi rwose twagukorera, ati icyo dukeneye ni uguhita tubaga iki kirenge ako kanya. Icyo gihe naratangaye cyane, mukeneye kumbaga ikirenge, ese ibintu nk'ibi twabikora dute? Hari uburyo mwafasha nkabaho? Baravuze bati reka tukubage, dukeneye kubagaho ibice byose byaboze, kubera ko byamaze gucengera mu kirenge cyawe, bishobora kudashoboka. Ariko hari ikindi kintu kindi. Baravuze bati mu gihe uri kubagwa ntabwo bishoboka ko twagutera ikinya, rero turaza kubaga udatewe ikinya. Irambwiye ngo hindukira uryamisha inda, ati zamura ikirenge cyawe. Atangira kumbaga ndi kumva. Natangiye kuruma umusego ndarira cyane, navugije induru. Umubiri wanjye wose watangiye gutitira kubera ko byarababazaga cyane. Nakomeje kunyeganyega, muganga arambwira ati tuza usigare hamwe. Yatangiye gusakuriza abaforomo, aravuga ati nimumufate, ati kubera ko ntabwo twabasha kumubaga neza ari gutitira. Mu gihe ndi mu bitaro, igihe bambagaga byarambabazaga cyane. Mu gihe gito cyane nabazwe iminota 3, 5, iminota 10. Muri icyo cyumweru nabazwemo, muganga arambwiye ngo ntabwo bishoboka, wowe fata icyemezo mu mutima wawe gusa, ati ikirenge tugomba kukibaga tukagikuraho. Nyuma y'icyumweru kimwe nabonye umutima wanjye warahindutse. Ndavuga ntacyo bitwaye rwose, iki kirenge ni mu gikibe mu kivaneho, kubera ko sinakwihanganira uyu mubabaro. Nubwo muganga yari yambwiye ko ibyo bidashoboka, igice kimwe cy'umutima wanjye nashatse kugira ngo bambage gusa birangire. Nashatse kugira ngo ikirenge bagice birangire, ariko ikindi gice mu mutima wanjye, ubwo natekerezaga uburyo bangiye kumbaga ikirenge nkataha mu rugo ntafite ikirenge, numvaga bimbabaje cyane. Nananiwe gufata umwanzuro mu mutima wanjye. Nicyo gihe Imana yangiriye ubuntu. Nibutse ijambo Pastor Parker yambwiye. Irambwiye ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Nicyo gihe natangiye gutegereza Uwiteka Imana, nuko mbasha kongera kugarura imbaraga binyuze muri yo. Naravuze ni Imana, ibi birangoye cyane, birambabaje cyane. Mana ndagusabye umfashe. Mu gihe nitegereza Uwiteka Imana, nkiringira Imana, naje gutahura umutima w'Imana cyane kurushaho. Icyo Imana yambwiye, irambwiye iti yewe John, ese wamaze kwibagirwa? Dore nagukijije urupfu. Gukemura ikibazo cy'ikirenge cyawe si ikibazo na busa kuri jye. Aho uzajya hose nzabana nawe kugeza ku iherezo. Aho uzajya hose nzifuza kugufasha. Ndashaka kugukiza ikirenge cyawe. Mu gihe nategerezaga Uwiteka, mu gihe natangira gutahura umutima w'Imana, imbaraga z'Imana zinje mu mutima wanjye. Nicyo gihe natangiye gufata icyemezo mu mutima wanjye, nuko nsanga muganga. Ati yega muganga, ese koko mwakomeza kumbaga ikirenge? Ati nubwo bibabaza cyane ariko ndashaka ko mukomeza kumbaga. Nizera ko muzabasha gukiza ikirenge cyanjye mutiriwe mugikuraho. Nizera ko Imana izankiza ikirenge cyanjye.
muganga yiyemeje gukomeza kumbaga. Nyuma y'icyo cyumweru banyongeye ibindi byumweru 3 byo kongera kubagwa. Ibiriho ntabwo byahindutse, ni kuko ibiriho byakomeje kumera kimwe. Narababaraga cyane, uburibwe bwari bwinshi cyane. Natangiye gutitira, ntangira kunyeganyega nk'uko byagenze bwa mbere, ariko ikintu kitahindutse ni umutima wanjye. Mu gihe nitegereza guteka Imana, mu gihe nategereza guteka Imana, za mbaraga nshya nakiriye mu byiringiro Imana yampaye, wa mubabaro wose n'uburibwe nashoboye kubirenga. Nyuma y'ukwezi kose ndi kubagwa, muganga yaransanze arambwira ati, uyu munsi nakuzana inkuru nziza cyane. Ati, ntabwo dukeneye kubaga ikirenge cyawe, kubera ko wamaze gukira rwose. Ati, rwose kubagwa wakorewe byagenze neza cyane. Ese nibyo koko? Ndashimira Imana cyane. Uko igihe kirashaka kugenda gishira, igisebe cyanjye cyarakize, ikirenge cyanjye kirakira neza. Nuko nsubira kwa muganga. Mu 2011 nagiye mu gihugu cya Korea njya mu ishuri rya misiyoneri. Mu 2013 noherezwa muri Amerika kujya kuba misiyoneri. Mu 2013 naje gushakana n'umudamu mwiza. Ubu ngubu mfite abana 3. Rero aho ngiye hose, Imana ingirira ubuntu ku buryo mbasha kubasangiza ubuhamya. Iyo mbashangije ubuhamya, mbasha gutanga ubuhamya bw'uko Imana ari nzima kandi ko ikora. Rwose nabayeho ubuzima bubi cyane. Nari umuntu utarizeraga Imana habe na busa, ariko n'umuntu umeze nkanjye, icyo nakoze nta kindi ni ukwizera no kwakira ijambo ry'Imana mu mutima wanjye. Birumvikana ko muri icyo gihe byasaga nkaho ari umuvumo, byasaga nkaho ari ibyago ndimo, ariko binyuze muri icyo kintu Imana yampaye imigisha myinshi cyane. Imana yakoreye mu buzima bwanjye. Nizera ko izakorera cyane no muri mwe mwese. Mu gihe abantu bose bavugaga ko ngiye gupfa, Pastor Park ni wenyine gusa wambwiye ko nzabasha kubaho, nzakira. Nabashije kubona ko abantu benshi cyane bashoboye kwakira ijambo Pastor Park yababwiye, bagize imbaraga nshya ndetse babasha no kubaho. Binyuze muri CLF, mu gihe murimo kumva ijambo ry'Imana, niringiye ko namwe mwakwakira ubu buntu, mwakwakira uyu mugisha. Niringiye ko iyi mirimo ikomeye cyane yanabageraho mwe mwese. Mpimbaje Imana, nyihaye ikuzo muri aka kanya. Murakoze cyane.